kohereza kuri application yitwa Gmail. Gmail akaba ari software idufasha kohereza email. Mbere yo kujya muri website ivuga Gmail, reka tubanze tuvuge niba Gmail icyo ari cyo. Ubundi Gmail ni ibivanye ijambo G na mail, ni amagambo abiri bahuje. Ayo magambo uko ari abiri rero, rimwe G ishaka kuvuga Google, irya kabiri ni mail. Mail akaba ari ubutumwa bw'uko bisanzwe umuntu ashobora koherereza undi, kuko hari izindi email zitari Gmail. Ubwo buryo sizo z'ingenzi navuga uyu munsi. Hanyuma Gmail akaba ari service yo kohererezanya ubutumwa ya Kuba, akaba ari impamvu yandikwa ijambo Gmail. Bivuze Google. Gmail rero nk'uko usanzwe ubikoresha, ushobora kubona iguha service zihagije, ariko mu by'ukuri ndahamya yuko iyo bari bayizi, ariko hari n'abatabizi. Niba utabizi rero, reka turebere hamwe dukurikire. Ikintu cya mbere turi burebe kuri Gmail ni turabanza turebe uko wakora undo send with Gmail. Undo ni ukuvuga ngo igihe wohereje email hanyuma ugasanga wowe wari wumvise ukaba ushaka kuyihagarika itaragera ku wari uyohereje. Nko kuri WhatsApp bakoze neza, waba wohereje message kuri WhatsApp, hari ubasha bwo kuba wayigarura n'ubwo wari uyohereje yamaze kuyisoma, ariko kuri Gmail kuri bishoboka. Gusa hari option yo kuba wayihagarika itaragera. So turaza kureba icyo ni ikintu cya mbere. Number one, how to undo or send in Gmail. Icya kabiri tugiye kurebera hamwe muri Gmail, schedule send. Schedule send bivuze ngo uburyo ushobora kuregera email ikazagenda mu gihe ushaka. Ushobora ufite gahunda yo kwandikira umuntu saa sita z'ijoro, cyangwa se kumwandikira ejo ariko ukaba utazawe kuri mashini, kandi bikaba atari ngombwa yuko uyohereje umunsi. Ushobora kuba ufite raporo utanga buri munsi kurangiye, ariko ukabona raporo yawe irangije saa 8 kandi bazohereza saa 10, kandi bikaba atari byiza ko uyohereza muri izo saha za saa 8, kuko nta buryo wasobanura ko hakiri urangishaka. So ndaza kukwereka uburyo noneho ushobora gusiga uhaye Gmail ubutumwa cyangwa ya email yawe yose, attachment washizeho byose ukandika, hanyuma ukaregera isaha iri bugendereho. Iyo saha igeze, email iragenda nubwo waba utagiye kuri connection cyangwa mashini wayizimisha. Icya gatatu turaza kureba how to use templates. Templates ni uburyo ushobora kwandika ubutumwa bwa bundi ukunda kohereza abantu benshi, cyangwa se ukunda kohereza inshuro nyinshi, aho kugira ngo ujye uko ubwandika buri gihe ukeneye kohereza, ahubwo ahangaha urabwandika, hanyuma igihe ushatse kohereza umuntu ukajya muri template ikabuguha kandi send. Ushobora kuba wakira application z'abantu, wenda niba uri HR manager ufite abantu nka 300 bakwandikira, hanyuma ibyo basubiza bikaba bifite ukuntu bijya gusa. Ndaza kukwerekana uburyo ubita bwa butumwa, hanyuma wumve niba wongeramo utuntu duke, akaba ari cyo ukora, ukanda kuri send utabanje kongera kwandika message. Urumva niba wandikira abantu 100 ku munsi, kandi ubutumwa wandikira ukaba ufitanye isano bijya gusa, byaba byiza ufite ahantu kuri send muri Gmail, hanyuma ujye ubanza kwandika buri kanya buri kanya. Iyo byari topic number 3 yo muri
kurebera hamwe. Kuri kane ndaza kukwereka uburyo wakoresha icyo bita dark theme cyangwa theme in English. Dark ni ukuvuga ngo ni uburyo Gmail ikoresha itabangamira amaso yawe. Application nyinshi muri iyi minsi zisigaye zifite uburyo bwo gushyiramo theme cyangwa theme ijyanye n'ijoro, aho iba isa n'umukara idafite urumuri rwinshi ku buryo itakubangamira mu maso. Hakaba hari n'izindi filime nk'uko ngibyo kubireba muri iyi tutorial, aho ushobora gukoresha ifoto yawe cyangwa ifoto ukunda, hakaba ari igeza yaza email message zawe bikaza ari ibintu byiza binogeye amaso. Icya gatanu ndaza kukwereka uko wakoresha cyitwa reading pen. Reading pen akaba ari uburyo bugufasha gufungura no gusoma email itavuye inbox. Ubundi turabizi ko iyo ufunguye message uyikandaho hanyuma igafunguka. Okay, nk'uko nabikubwiye noneho ubu ngubu tugiye gutangira kurebera hamwe topic zacu twavuzeho z'uburyo umuntu yakoresha Gmail neza ikamubyarira umusaruro. Tukaba tugiye guhera kuri topic number 1, aho tugiye kureba how to do unsend, uburyo ugarura email mu gihe wari uyohereje. Nk'uko usanzwe ubizi, kujya kuri email mu buryo bworoshye, abenshi murabanza ukabijya ukayisacinga muri Google ukandikamo ngo Gmail, hanyuma Google ikayiguha ugakandaho, ibintu biri process ndende. Nyamaze uboshe bwo kugera kuri Gmail no mail akadomo google.com, kanda kuri enter. Icyo gihe utuhinguka muri inbox yawe, Gmail irahita ifunguka, ntabyo kubanza wayibaza Google nkaho utazi address yayo ya nyayo. Nk'uko ubibona ahangaha ngeze muri Gmail yanjye. Nkubwire akantu gake kutwo ntigeze nkumenyeshaho mbere. Ahangaha muri address bar, hano bahita address bar, urahabona amagambo avuga ngo mail google.com/mail/u/0-ds inbox. So bivuze ngo hano turi muri inbox. Hari ikintu rero kindi ushobora gukora aha hantu. Ahangaha ubona hari 0, biba bivuze ngo ni default email wagiyeho. Ushobora kuba ufite email nyinshi, cyangwa se kuri iyi mashine yawe hari izindi email zifunguyeho. Ubwo ushaka kujya kuri indi account, ntabwo banza wajya guca kure ngo sign out whatever. Hari inzira yoroshye. Iyi 0 ushobora kuyisimbuza rimwe, ushyiramo rimwe, irahita kujyana ku yindi account ifunguye kuri iyi mashine yawe. Nk'uko ubibona ihita loading bundi bushya ikakuzanira indi account. Nk'uko ubibona iyi ni account y'undi muntu, ntabwo ari iyo nari ifitemo. Bityo ushobora no kwimukira ku yindi account. Hano hari rimwe ukahashyira 2, mu gihe kuri mashine yawe izo email zose zihari kandi zifunguye ziri gukora neza, ihita ijya mu yindi account. Ushobora kuva muri account ukava muri imwe ukajya mu yindi, gutyo. Hanyuma nk'uko ukaba mu gihe wari uyohereje utabishaka, ukoze ikosa, ni gute wayigarura? Ibi iki gihe kwandika email, nk'uko tubizi, ukanda hano kuri compose, warangiza ukandika uwo wandikiye. Reka nandikire umuntu umwe nshaka, kanandikire itegeka. Urayibona hano hasi iteze inyereka, ushobora guhita uyikirikaho mu gihe ubonye uyishaka, iyo washakaga. Subject, ntujya wandika email udasizeho subject, kuko subject ni iriyo magambo agaragara
mbere y'uko umuntu afungura. So bityo hari abantu wandikira baba badafite umwanya uhagije, atari kubona subject, ntabe yafata umwanya wo kwirirwa abifungura, akaba yabiskipinga, cyane cyane ko usanga kuri inbox z'abantu benshi ziri overloaded, hariho ubutumwa bwinshi cyane ku buryo bafungura ubw'ingenzi gusa. So kuri subject uhasimbutse email yagenda, ariko uwo wandikiye biramubangamira kuko atabasha kumenya icyo ukeneye atabanje gufungura. So ni byiza ko hano kuri subject wandikaho urugero, kwibutsa ko inama yimuwe, ni urugero. Ubwo iri jambo nanditse ni iryo azabona mbere y'uko afungura ngo amenye ngo ibindi nashizemo imbere ni ibihe. Mbandikiye iyi email ngira ngo mbibutse ko twahinduye itariki y'inama, ikaba izaba mu cyumweru gitaha, umunsi muzawumenyeshwa. Urugero ni email hanyuma tugiye kuyohereza, ndakanda kuri send. Urabona ko email yanjye yagiye, ariko hano nshobora kuyigaruka undo sending. Email irongera igahita igaruka, wa muntu nari nandikiye ubu ntabwo yayibona. Ibi rero ntabwo byikora, mari usanga kuri mashine biregeyemo yuko bimara amasegonda runaka mbere y'uko email iba delivered cyangwa se igera ku wo washakaga kuyoherereza. Ni gute wabiregera rero ugahitamo igihe runaka email izajya imara mu gihe uri kubitekerezaho niba ibyo wohereje koko hari ibyo wakabaye wohereza? Nta kundi bikorwa uretse kuza hano kuri aka tukita gia, ubundi nta kamenyetso kavuze setting. So in English bavuga setting gia. So uza hano kuri settings, ahantu hose ubona aka kamenyetso ubundi mu bintu by'ikoranabuhanga kaba kavuze settings. So wakandaho, hanyuma kuko hari ibyo kari kubangamira, hanyuma ukande kuri see all settings, hanyuma urabona uze ahangaha handitse ngo undo send. Amasegonda ngahe 5 nohereje. Iyo ndenze amasegonda 5 ntibyari bunshobokere ko nyigarura. Bivuze ko amasegonda nahisemo hano ni make, kandi kugeza ku umuntu ufindi amasegonda 30 aba ahagije kuba wabona ko wibeshe igihe ngo yahisemo, aho umuntu ashobora kwisubira ibyo yari yohereje akaba yagira yabigarura. So urahemeza gutya, bivuze ngo icyo gihe ntuzajya ukanda kuri send, izajya imara amasegonda 30 itaragera kuwo igenewe, hanyuma ube ushobora none ukimara guhitamo ari amasegonda ntabwo biba byarangiye. Uramanuka hasi cyane aho izi settings zose zigarukiye, ukahabona ahanditse save changes, hanyuma ugakanda kuri save changes. Ubwo ahangaha uregeye igihe kingana n'amasegonda 30 email yawe yamara itaraba delivered cyangwa se itaragenda ngo igere ku washakaga koherereza. Icyo kimwe. Hanyuma topic number 2, topic ya kabiri turavuga kuri schedule send. Schedule send ni cya gihe nakubwiye ko uhitamo igihe email ushaka ko izagendera, ukayandika ubu ariko ikazagenda ejo bundi, cyangwa nyuma y'umunota, cyangwa nyuma y'amasaha 3, cyangwa mu kwezi gutaha, bitewe n'igihe ushaka kuzayoherereza. Wenda ubona utazaba ufite umwanya, ushobora kwibagirwa se n'izindi mpamvu ziguturutseho zawe bwite. Ushobora guhitamo igihe ubu ukayinoza neza, warangiza ukayiregera.
reka turebe uko bikorwa. Ahangaha sindi bwandike indi kuko hariyo nari nanditse sinayisoza, nk'uko ukajya mu bindi ihita yigira hano hitwa draft. Aha muri draft niho hajya email wanditseho bikarangira utazohereje. Dufitemo imwe narayinyereka, imwe nanditse mu kanya yitwa ngo kwibutsa ko inama yemuwe, mafungure. Hanyuma iyi email yanjye niba hari ibyo nshaka kongeraho wibuke ko nashaka kuyohereza hanyuma nkayihagarika, wenda nari nibagiwe gushimira nti murakoze. Ubwo mukimushyira ko iyi mail iza kugenda nijoro ntaryamye bitewe n'impamvu zanjye. So aho kugira ngo nkande kuri send, ahubwo hano iruhande rw'iyi button yitwa send hari akantu kaga fresh kareba hasi. Iyo ugezeho mouse ntuklikinge, irakubwira ngo more send option, n'izindi option zijyanye na send. So turakandaho gutya uhita ubona akantu kazamuke kitwa ngo schedule send. Hanyuma ngiye gukandaho send, nyuma urabona ko hano hari ibyo iri gupropoza. Niba ari byo numva nakora tomorrow morning saa 2, niba ushaka ko iyi email igenda mu gitondo saa 2, hari igihe saa 2 ndi bube ndi mu modoka simbashe kwandikira aba bantu kandi nshaka ko babimenya kuri saa 2. Tomorrow afternoon Monday, or pick date and time. Niba muri ibi bihe bampitiyemo mbona nta na kimwe nshaka, nshobora kuza hano nkihitiramo igihe nitekerereje. Ngaya amatariki ushobora guhitamo mu kwezi gutaha, mu mwaka utaha, igihe cyose ushobora guhitamo mu kwezi kwa 7 tariki 16, isaha saa 11 cyangwa se 2 zuzuye. Ibi ngibi ukabisibwiyandikiraho ibyo ushaka. Hanyuma wenda tuvuge ndashaka ko izagenda saa 7:05 PM. Hanyuma akanda kuri schedule send. Icyo gihe schedule Friday July 16 at 1:05 PM. I can even undo, nabyo nshobora kubihaga igihe nshizeho wenda ndambaye nibeshye. Hanyuma hano kuri iyi pano y'ahangaha ikwereka ibintu ushobora gukorera muri Gmail, hahise hiyongera akantu kita schedule. Urabona ko handitseho rimwe, bivuze ngo hari email imwe naregeye izagenda mu gihe runaka. Ushobora kuza ukeditinga cya gihe wari wahisemo, ukaba wagihindura ugahitamo ikindi cyangwa se ukayikansaringa. Ako kakaba kari akantu ka kabiri wakorera muri Gmail yawe. Akantu ka gatatu tugiye kureba ni uburyo wakoretwa template. Template ni iki? Template ubundi ni ibintu uba warakoze ukabishyira aho ngaho uteganya kuzabikoresha ubutaha. Hano nshobora kwandika ubutumwa nkabwaka, hanyuma kubera yuko nzi ko nkunda kugoherereza abantu, bityo bikazajya bimfasha mu gihe mfite uwo nshaka kwandikira nkabukoraho hanyuma nkabwohereza. Reka rero nkwereke uburyo wakoresha iki kintu bita template. Hano mfite abantu ngo cyangwa se zijya gusa, niyo mpamvu ngiye gukenera gukoresha template. Katugaruke kuri inbox. Wenda mfate urugero rwa email imwe, iya Twitter, confirm email, reply. Wenda nkunda kwandikira abantu ngo mwibuke kuzana mashine zanyu mu kizamini. Ni urugero n'ibindi byinshi ushobora kuba ushaka kwandikira aba bantu. Ushobora kuba ushaka kubandikira ubutumwa bungana gutya. Urugero mfashe ibi, gusa ashobora kuba ari message runaka
gutwara umwanya muremure kuyandika kandi ukaba ujya uyandikira abantu inshuro nyinshi. Rero bigenda bite? Kugira ngo kongera kuyandika niho turi bukoreshe template. Tugiye kuza ahangaha, urabona ahantu handitse ngo hano ubundi byakabaye biriho nuko tutarabyemeza. Kugira ngo ubyemeze template zize, tugiye kugenda muri setting nkuko nabikubwiye aha hejuru handitse settings, dukandeho hanyuma tugiye kuri CR settings. After seeing all settings, hanyuma tujye kuri enable template. Kuri tab yitwa advanced, hanyuma nitugira hano muri setting turajya kuri iyi tab, izi twita tab tumeze nka menu, ujye kuri advanced, hanyuma uraza kubona ahanditse template, then uchoosing enable template. Numara gukanda kuri enable template uze usavinge changes. Urutse ko udakanze ahangaha kuri save changes, ibintu wakoze ntabwo biba byabaye saved nyine, urumva ntabwo byakora. Then I enable template, okay. Hanyuma nimara gusetinga settings zanjye, maze kuzisavinga, email iri refreshinga, hanyuma ngarukiye muri draft yanjye. Impamvu ndi kuhajya ni uko hari ibyo nanditse bikarangira nta kintu mbikozeho, ubwo niho nshobora kubisanga. Hanyuma ngibi bwa ubutumwa nari nanditse ahangaha nshaka gusavinga as template, nshobora kujya nohereza buri munsi. So nuza ahangaha urabona ahantu handitse ngo template, then save draft as template. Email nanditse ngiye kuyisavinga as template, then kandeho kuri save as template, iraza kuba saved. Template, save draft as template, save as new template. Wenda tuyite verification code cyangwa se kwibutsa template. Igitondo njya nohereza ubu butumwa abantu baje gukora ikizamini, ntabwo ngomba gufata umwanya wo kujya nongera kubwandika buri munsi. Bigenda biti. Noneho kadufata urugero ko ngiye kwandikira umuntu bushyashya, ngiye kwandika email manager bosco.niyitegeka@gmail. Subject kwibutsa. Hanyuma ahangaha ngomba gushyiraho bwa butumwa kuko nawe ngiye kumwibutsa. So uhituza aha hasi kuri tudomo dutatu ugakandaho, ukabona handitse ngo template, ukigezaho mouse without clicking, ukabona hano ku ruhande ahantu handitse ngo kwibutsa, nyikandaho bwa butumwa bwose bukubiye mu kwibutsa buraza, hanyuma mbe ntabwohereza ntafashe umwanya wo kugira ute wo kubwandika. Ako kari akantu ka kabiri. Akantu ka gatatu tugiye kuvugaho nakitwa dark theme ni uburyo iyi Gmail nk'uko uyibona iragaragara ari umweru. Bivuze ko mbaye ndi kwikoreraho ku masaha y'ijoro cyangwa se hatari umucyo uhagije, icyo gihe ibiri kubangamira amaso yanjye, hari ibyo ntabasha gusoma neza. Hari abantu babangamirwa no gusoma ibintu bifite urumuri nkuru, bityo bikaba biba byiza ko uyigira umukara cyangwa se ukayihindi bara wifuza, bituma ubasha gusoma neza. Uti nabikora gute? Kurikira. Kugira ngo tubashe kubihindura theme cyangwa se theme cyangwa view y'iyi Gmail yacu account,
turaza kuri izi nkwibutse ko iyi theme ngiye gukoresha biba nziza kuyikoresha nijoro, waba uri ahantu hari umuriro uhagije ukayi-deactivating. Uraza kuri settings, numara gukanda kuri settings uraza kubona hano handitse ngo theme cyangwa view or theme. Urabona ahangaha hari amafoto ushobora gukoresha Gmail yawe, ikaza muri background isa gutya nk'uko ubibona. Ndamutse mpisemo iyi ngiyi nazajya nsoma email bimeze gutya, which is good, but ntabwo ari byo twashakaga ko twebwe ibintu byose biza ari umukara. So settings njye kuri theme view all, hanyuma kugira ngo mbone bya bara nashakaga namanuka hano hasi ugere ku mabara uhitemo iyi ya black. Umara kuyihitamo uraza ukakanda kuri save, uraza kubona ko email iyo bigaragara gutya ni byiza. Wowe ugira ikibazo cy'amaso hasubijwe rwose, ntabwo byongera kukubangamira. Amaso yawe aba afite umutekano uhagije, urabasha gusoma ikintu cyose ukagisoma neza kigaragara rwose mu ibara ryiza, ukabisoma haba nijoro mashini ntikubangamire amaso. Nizere kuzabikoresha, gusa mu gihe ushaka kubikoraho ugaruka hano kuri settings, hanyuma theme ugahitamo ibanze by default, bihita bigaruka nk'uko byari bisanzwe. Ushobora no gukoreshamo ifoto ushaka, akaba ariyo iza ijya kuri Gmail yawe gutya. Udashaka muri aya mafoto baguhitiyemo, wowe ubwawe ushobora kwihitiramo ifoto yawe, ukanza hano kuri view all, hanyuma ukaza kuri aya mafoto ukabona nta n'imwe ushimye, ushobora kugenda wowe ubwawe ukizanira ifoto ukayishyiramo, akaba ariyo ujya ureberaho. Wayishyiraho gute? ni ugukanda hano kuri my photo, hanyuma iki gihe ihita ikujyana kuri mafoto wigeze ku uploadinga. Aya ni ayanjye, ushobora guhitamo gukoresha iyi ngiyi, hanyuma nkayiselectinga, nkakanda hano handitse select. Icyo gihe iyi niyo foto iza muri background ya email zanjye. urabona ko iyo uri gukora akantu nk'aka umuntu abona ko utuntu dusobanutse kandi duke. Tuve reading pan. Reading pan ni uburyo nk'uko nabikubwiye muri introduction, ni uburyo ufata email ukaba wayisoma mbere y'uko uyifungura. Bikorwa bite? Reading pan igufasha gufata email bitakugoye, ari byo bikorwa muri ubu buryo. Urabona hano iburyo, ahantu iburyo niho tugiye kuza tujye muri setting nk'ibisanzwe. See all settings, see all settings, hanyuma duhitemo ahanditse reading pan. Nk'uko ubibona ahangaha hari toggle spirit pan. Aha iyo uhakanze ukahemeza gutya, aka kantu kakazaho nshaka gusoma iyi email, ndakandaho gusa izi ngizi ntabanje kuzivamo, hanyuma mpite mbasha kureba ibiri muri iriya email. Ushobora kugasoma nk'uko ushobora no kongera ubunini bwako, gusomera yose ukaba wayisoma utabanje kwinjiramo ngo ukore ibindi bintu byinshi cyane, ukagumana inbox yawe ndetse n'igice kindi email utabanje kuva muri inbox ngo winjire muri email imwe hanyuma uze kugaruka, akaba bikonsumera igihe bikagutwarira umwanya. Ubu ni uburyo ushobora kugenda usoma, umanuka mu ma email, ugenda usoma gutyo gake gake. So aka kantu kakaba gafasha kitwa reading pan, kugakuraho no gukanda hano kakaba karagiye. Ikintu
cya gatandatu tugiye kureba ni ibijyanye na offline mode. Offline mode akaba ari uburyo usoma email, ubika email ukaba wazisoma udafite network. Nk'ubu ni urugero, ndamutse nta network mfite ahangaha, kamfate network ni disconnecting, hanyuma ngerageze gusoma email turebe niba bikunda. Ndabizi nawe ubigerageje kuri mashine yawe ugashaka kwinjira kuri network utabanje, udafite kwinjira muri inbox yawe nta network ufite, ntabwo byagukundira. Let's refresh, hanyuma urebe ahangaha you are not connected, bivuze ko nta kintu email ntushobora kubasha kuyisoma udafite network. As you see, nuko nguko bihita bigusubiza bikakubwira ngo this site can't be reached, kuko udafite network na email wakiriye kera zose ntabwo ushobora kugira ute kuzigeraho, haba izo wasomye n'izo utarasoma. Ariko birashoboka ko wabyemeza ukazajya uzisoma no mu gihe udafite network. Uti bishoboka bite? Reka mbikwereke. Ubwo ndasubizaho network yanjye, hanyuma mbone ngaruke kuri Gmail, ubundi nkwereke uburyo ushobora kwemerera mashine yawe ukazajya ubasha gusoma email no mu gihe udafite network. Twagarutse kuri Gmail, hanyuma tugiye kubyemezamo nk'ibisanzwe. Turajya kuri settings tuhakande, hanyuma settings nizifunguka duhitemo ahanditse see all settings, see all settings. Hanyuma all settings nizimara kuza kuri izi menu zo hejuru nise tabs, uraza kuyitwa offline nuhakanda uhitemo enable offline mail nuhakanda baraguhereza indi menu aha hasi ikubaza storage ni megabyte 14 muri izi giga ufite. So urashaka kubika email zingahe ku munsi? 30 cyangwa 90. Attachment nazo zikaza yego. Now here, after logging out of my Google account, please choose one of the following. Byagenda bite uramutse ukanze kuri logout? Keep offline data on my computer. Ese n'igihe nakoze logout email zanjye zizagume kuri machine mbashe kuba nazisoma cyangwa ndimo nazisome? Nahawe kwihitiramo. Remove offline data from my computer, cyangwa se zijye nazo zihita zivaho zisibame kubera ko wakoze logout. Ku bwanjye ni binahitamo, kuko ahanini ukora logout kubera impamvu runaka. Mwibutse ko izi setting ngiye gukora ziba ziri kuri account yanjye ya Google, ntabwo ziri kuri iyi machine. Bivuze ko uramutse wemeje ko nukora logout zizagumaho niba watiriye machine y'undi muntu, ubwo urumva ko azasigarana email zawe abe yabasha kuzisoma nubwo adafite access kuri internet cyangwa se adafite password ya email yawe. Hano icyo gihe wazisevinze kuri machine, na nyuma yo gukora logout zikaba zasigaraho. Ibyiza rero kandi bifite umutekano ni uguhitamo remove offline data from my computer after logging out, then save changes. After saving changes, email 90 ziraza zisevinge kuri iyi machine,
hanyuma mbe nabasha kuzisoma nubwo naba ntafite connection. Aha akaba ari hamwe bikora mu gihe ushaka kuza gusomera emails mu rugo utakiri ku kazi, niba connection yawe isigara ku kazi. Birafasha cyane. Ubu ngubu irimo kuziloadinga izisevinga kuri mashine, ubwo ndamutse nakuyeho network n'ubundi nakomeza ngasoma email zanjye. Iyo akaba ari topic number 6. So machine ikumbaza if I want to create a bookmark for offline access, I can click yes. A bookmark is the best way to reach Gmail when you are offline. To create bookmark, go to your inbox and press Ctrl D. Okay, then here I'm on my inbox, I create Ctrl D, then a bookmark will be created on this computer on my bookmark bars, cyangwa se ahandi hose waba ushaka ibintu bya bookmark tukaba tuzabivugaho mu minsi iri imbere. Bookmark ngizi ahangaha wakanze wabona ahantu wabasha gusoma email zawe ziri unread, nk'uko ubibona hano ngiye nzifitemo za kera cyane, ubu ushobora gusoma. Ahangaha hose haba harimo ibintu bya bookmarks. Bookmark ni uburyo ufata link ukayegereza hafi, hanyuma ukaba ushobora kuza kuyijyaho mu gihe uyikeneye. Email link ukunda gukenera ukazibika aha hejuru, tukaba tuzakora video ibivugaho. Hanyuma point number 7 ari na ya nyuma kuri topic yacu twavuzeho ya Gmail, ni keyboard shortcut. Keyboard shortcut, ubwo ushobora kwibaza ko ngiye kugenda mvuga buri ga shortcut akagakora iki, but I'm not going to do this. Ahubwo ngiye kukwereka inzira ya bugufi ikwereka shortcut wakoresha muri Gmail. Kugira ngo umenye shortcut zagufasha mu gihe ukoresha Gmail, kanda kuri shift no ku kabazo, shift akabazo, hanyuma irahita izikwereka uko ngoko. Niba ukanze shift n'akabazo uri muri Gmail, shortcut zose wakenera ihita izikwereka. Iya mbere ikaba kuvuga ngo shift plus escape ukaba ari button yo hejuru kuri keyboard ibanziriza izindi zose. Icyo gihe focus mail window, escape focus, control plus dot advance to next, n'izindi zose ubona ahangaha ukaba uzibona yuko ari shortcut wakoresha muri ako. Kakaba ari akantu ka nyuma nashakaga ko kukwereka kuri Gmail, gusa sinabura kuguha ako nakwita bonus tip. Ni uburyo ushobora kwiyaha email imwe muri izi, nko kubona hano muri inbox ifitemo email 1042, bivuze ko hari email ikunda kuza cyane, bityo nkaba ngiye kukwereka uburyo wayihagarika cyangwa se ukayisiba niba igikunda kugusumbuwa ikakuzuriza Gmail, ikaba yatuma utabona email z'ingenzi. Uti bigenda gute? Ahangaha uhitamo email imwe runaka. Urugero hano kuri Gmail
ndebye muri inbox yanjye hari email mba mfitemo zikunda kugaruka, ugasanga iyo email iragaruka ku bwinshi, wenda ntanayikeneye kuri ibyo kuko urabizi ukoze subscribe kuri website runaka, nubwo tumenyere ko subscribe tuyikora kuri YouTube ariko no kuri website ukora subscribe ku buryo ujya wakira ama email y'iyo website bakumenyesha ibintu byabo. So hari igihe rero website kubera ikibazo ikajya ikohereza nka email 10 ku munsi, ugashaka uburyo izo email uzazihagarika bikakubana ikibazo ikakuzuriza inbox. Ni muri ubu buryo rero uhagarika izo email ziba zikuzuriza inbox cyangwa se zituma utabona iby'ingenzi kubera ubwinshi bwazo. Ngiye gufatira urugero kuri imwe mu zo mfite hano, wenda ngiyi yo kuri Job in Rwanda. Job in Rwanda barakunda kunyandikira buri cyumweru bambwira imyanya y'akazi yabonetse iri ku isoko, niba hari uwo nshaka nkeneye ku buryo ushobora gukora application, ariko bitewe n'ubwinshi bwazo cyangwa se bitewe n'uko wenda ntagikeneye akazi ubonye, kandi wenda ni urugero umuntu agira impamvu nyinshi, kuri buri email hasi isoza hakunda kuba hari ahantu handitse ijambo unsubscribe. Ijambo unsubscribe rikaba rigamije guhagarika kwakira izo email. Ubwo iyo urikanzeho, urugero ahangaha, iyo urikanzeho ntabwo bongera kukwandikira, email yawe iva kuri list y'abantu bamenyeshwa ibyo bashaka kumenyesha abakiriya babo. Bakaba ari uburyo bwa mbere, ariko kuko njyewe ndashaka kuva kuri Job in Rwanda, reka mfatire urugero ku yindi website nayo ikunda kunyandikira ariko nkaba ntagikeneye service zayo. Let's take this example from template.net. Banyereka ama template y'ama website izo naba nkeneye, aba singikeneye kuzikoresha. Hanyuma umanuka email soreje ukareba handitse ngo unsubscribe, ndakandaho. Nimara gukandaho noneho bahita banjyana kuri iyo link nkanzeho ya unsubscribe, ko email yanjye ikaba irasibwe ku rutonde rw'abakira email. As you can see here, my message ivuga ngo you have successfully unsubscribed. Hariko hari email zishobora kuza zidafite aka kajambo ka unsubscribe. Wazihagarika gute? Cyangwa se udashaka no kuzihagarika ariko izo wamaze kwakira ushaka kuzisiba. Icyo gihe ufungura imwe muri zo, nk'uko nafunguye iyi ngiyi, ahagana hano hejuru kuri header, ahangaha kuri aka gace right top corner haba hari utudomo dutatu dusobanuye more. Hanyuma udufunguye uhitamo ahantu handitse ngo filter messages like this. Iyo ukiritse aho handitse filter messages like this, muri inbox hasigaramo email zaturutse kuri uyu muntu cyangwa se same email. Ubwo niba utazikeneye ushaka kuzisiba, ushobora gukanda ahangaha uselectinze zose icyarimwe, uziselectinze ndahakirika, hanyuma nzisibe izi zose sinzikeneye muri inbox yanjye. Urabona ko umubare nari ifite ugabanutse, bityo nshobora kugaruka inbox nkareba abandi bantu bakunda kunyandikira cyane, urugero job creators, YouTube creators nabo bakunda kunyandikira cyane. Haza hano hanyuma ngahitamo filter mail like this, inbox igahita inyereka email zose zaturutse kuri YouTube, hanyuma ngaselectinga zose nkazisiba, zose zikaba zivuyemo icyarimwe.
ubu ni uburyo ugabanya kugira ngo inbox yawe hasigaremo emails ukeneye gusa. Hari nyinshi uba wakira utazikeneye, so igihe ushaka kuzisibira icyarimwe ni uku nguku ukora icyo bita filter. Ngere mbikwereke neza, ujya inbox ugahitamo email imwe ushaka, ndafata iyi ya LinkedIn, hanyuma ukaza ku ruhande rw'iburyo hejuru ugahitamo filter email like this. Bihita byikora muri inbox, hagasigaramo emails nyine zisa n'iyo ngiyo cyangwa se zoherejwe n'umuntu umwe, hanyuma ukaba wazisibira icyarimwe bitakugoye. Ukanze hano hejuru ugakanda kuri delete, emails zigahita zikubira inbox. Nk'uko ubona nari mfite umubare munini cyane wa inbox, baragenda bigabanuka. Nizeye ko aka nako kagufashije. It was a bonus trick. So thank you for watching, thank you for staying with me on this channel. Wakoze kubana nanjye, wakoze kureba iyi video kugeza igeze ku musozo. Nizere ko iyo utaha nayo itazagucika.